wigize ubona ko uko urushaho kumwifuza ariko arushaho kugutakariza inyota. Biratangaje. Umwirukaho, ukamwandikira mbere, ukagerageza gukora byose neza, ariko uko ubikora kose ugasanga agenda arushaho kujya kure yawe cyangwa kutakwitaho. Ukibaza uti ni iki nakoze? Hari icyo navuze se? Cyangwa hari icyo ntavuze nari nkwiriye gukora? Ariko ukuri kuroroshye kurusha uko ubitekereza, kandi kuraremereye kurusha uko ubitekereza. Impamvu akugora si ukubera icyo waba warakoze, ahubwo impamvu ni uko uhatiriza cyane cyangwa ugerageza cyane. Abagabo benshi batekereza ko gukundwa bisaba gushyiramo imbaraga nyinshi, kwigaragaza, kwiyerekana, kwemeza. Ariko abagore ntibakururwa n'imbaraga ushiramo, bakururwa n'uko umeze imbere cyangwa umutima wawe. Iyo ugaragaza ko umukeneye ngo akwishimire, arabibona. Nubwo atabivuga aba yabibonye. Umuntu ashobora kugenzura amagambo ye cyangwa ntagire icyo avuga, ariko ndetse n'ijwi ushobora kurihindura. Ariko uko umeze imbere ntibyihishira cyane wabihisha, kandi uko umeze imbere ni kubeshya. Wabwiwe kwiruka inyuma ye, wabwiwe kumushimisha, wabwiwe kumwereka ko umwitayeho, ariko uko urushaho kugerageza kumutera ibyiyumvo niko arushaho kutakwiyumvamo cyangwa kukujya kure. Si uko ari gukina imikino, ni uko umutima w'umugore ukunda imbaraga z'impande ebyiri. Cyane cyane ntibashaka umuntu wicisha bugufi cyangwa agaragaza imbaraga nke ziwe cyangwa weaknesses mu cyongereza. Gukururana ni akantu kaba hagati y'abantu babiri. Ni akantu kabamo urujijo ruke, amatsiko make n'umutekano muto. Iyo utangiye kubigenzura cyane urabyica. Iyo wiruka umwambura impamvu yo kugira amatsiko. Ubutaha nimuba muri kumwe genza gahoro. Iyo ugerageza kumushimisha aratuza, ariko si ituze ryiza. Ni ituze rivuga ngo ibi ntibikinyura. Ariko iyo utuje ari wowe utagombye kwiyerekana, atangira kwibaza ati kuki atakinyirukaho, kuki atuje atya, ni iki kiri inyuma y'uko guceceka? Aho niho bitangirira. Tekereza uyu muntu, ndabizi uzi abantu bameze gutya. Wa muntu utavuga cyane, wa muntu utarimba kurusha abandi, ariko iyo yinjiye hari ikintu gihinduka. Abantu baramwumva niyo yaba acecetse. Ibyo si ukwiyemera, ni ituze ry'umuntu wumva agaciro ke. Ntakeneye gushaka ko bamwumva, azi ko bamwumva n'ubundi. Kandi iyo myumvire irakurura, kuko umugore ntakunda bitewe n'ibyo abona gusa. Rero ni ukuvuga amagambo afite uburemere mu gihe nyacyo. Ni ukuba uvuga uti ndihagije. Umugabo uzi uko ahagije ntakeneye kugerageza cyangwa guhatiriza. Iyo uretse kumwirukaho niwe uhindukira agashaka kumenya impamvu, ndetse akagira n'amatsiko, ugatangira kumujya mu mutwe. Azajya yibaza impamvu bimucanga cyangwa abitekerezaho cyane, bigatuma agutekereza cyane. Azamenya nyuma ko ashaka kongera kukubona, yabyifuza. Aho iyo ufashe umwanya wawe ntukomeze kumwirukaho, atangira kukubaha. Aho niho atangira kugira amatsiko. Aho ngaho biguhesha agaciro, kandi agaciro niko gashobora gutuma umuhindura mu buryo bworoshye. Bityo reka kwiruka, reka gutekereza cyane, reka gushaka gukundwa ku ngufu, kuko buri gihe ubikoze uba uvuga uti agaciro kanjye gaterwa nawe, cyangwa ni wowe amahoro, ni wo mu byishimo. Ariko igihe urekeye aho
igihe usubiye mu ituze ryawe ugatuza nibwo ubona impinduka. Kandi ibi bikurura abakobwa cyane. Iyo uri umusore, abakobwa bakunda abasore batabashaka.